Showbiz News Rwanda. Yes, nubundi The Ben muri Uganda akomeje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Kuri ubu noneho agashya kagaragaye, The Ben yajugunyiwe isutiya ku rubyiniro i Kampala. The Ben yatunguwe n'umwe mu bafana we wamujugunye isutiya ari ku rubyiniro mu gitaramo yakoreye i Kampala ku wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025. Ariko nagira ngo nanone mbere yuko tubyinjiramo ngo byagenze bite se n'iki cyabiteye, ubanze tubwire se kujugunyirwa isutiya ni agasuzuguro cyangwa se ni urukundo? Tubwire muri comment dusangije igitekerezo cyawe. Kandi ku rundi ruhande abo bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya mafoto. Ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18 Gicurasi rishyira kuwa 19, yatungwe n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi ikamuhundagazaho amashiringi menshi cyane, hanyuma bakabyinana. Ese wowe iyi nkumi uri kwibona gute? Eze kandi Element Ere uri kumubona gute? Nire jambo wamubwira. Ikindi kandi ni wa musore wanyu Ferrozi ni Showbiz News Rwanda. Wowe witwa nde, udukurikira uherereye he, kugira ngo n'ubundi tujyane muri comment ubitubwire, nanone kugira ngo tuze kujyana fresh 5/5. Ndetse kandi ku rundi ruhande The Ben nkuko nawuze mbivuga nanone yahuye na bamwe mu bantu bakomeye bo muri Uganda, kubera ko kuri ngo mu ijoro ryatambutse yasabanye na murumuna wa Museveni cyangwa se wereka guta Museveni ubwo ni president, ndetse na Jose Chameleone Weasel ndetse na Paraso, n'ubundi ni ibikomerezwa byari muri Uganda. Ku rundi ruhande kandi turata tuvuga n'ubundi ko bita Frank Gashumba nawe nkeneho ibitekerezo byawe kabisa nk'umuntu ugenda dukurikira umunsi ku munsi. Ni umusesenguzi uzwi cyane muri Uganda. Frank Gashumba akaba yemeje kuko amaze amezi agera ku 8 agerageza kwihangana k'umukunzi we Patient Mutoni Marayika mbere yuko amugira icyizere nk'umugore wo kubana nawe. Ni kumpure iyo urebye ubona ko umukobwa ari muto cyane, umusore akaba ari mukuru cyane kubera ko afite imyaka 51. Bigaragara yuko yababyaye uno mukobwa kuko uno mukobwa ntabwo arengeje imyaka 24. Ese iyi kapo urayibona guteze? Kuko ni byiza ko umusaza cyangwa se umusore w'imyaka 51 yashakana n'umukobwa w'imyaka 24, nta kibazo ubibonamo wowe? Nabyo ubitubwire muri comment, ubundi duhita tuza dutangira twanzika n'undi n'inkuru yacu ya The Ben. Nitwa Ferrozi, as I told you, kore subscribe kugira ngo tutacikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho everyday episodic, na amakuru abagiye agezweho mu myidagaduro mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange, ariko twibanda mu Rwanda cyane. Ndetse kandi menya turivuge no ku nkuru ya Kenesi na Rib ndetse na Sam Karenzi, bose ni abanyamakuru ndetse ibyabo bakaba basaba yuko Rib yabijyamo. Turaje nabyo turi buvugeho kandi ntujye kure ntuze gucikwa. The Ben rero yatungwe kabisa. Igitaramo cyo cyagenze neza. Ni igitaramo uyu muhanzi yahuriyemo n'abandi batandukanye barimo abo muri Uganda nka Karoli Kasita wa Rafiki Music, Lema na Makuru, ndetse n'abanyarwanda nka Kevin Kade ndetse na Eromet, mu gihe DJ Flix ari we wamuvangiye imiziki. DJ Flix, aba banyarwanda bombi ukumvuza ari Kevin Kade, Eromet, The Ben ndetse na DJ Flix n'abanyarwanda man baki ewan kabiza. Imyidagaduro yari muri Uganda bayiryoheje. The Ben rero ubwo yaririmbaga yajugunyiwe iyi sutiya, ubwo yari ari ku rubyiniro wenyine ari kurimba indirimbo yahimbiye umugore we Uwikeza Pamela yise True Love. Mu mashusho rero yagiye hanze agaragaza uyu muhanzi ari kuririmba mu buryo butunguranye, isutiya y'umutuku ikamunyura hejuru iturutse ku ruhande rumwe rwo mu bafana bari bamukurikiye ari kurimba, barimo cyangwa se bari bakurikiye bahagaze. Uyu muhanzi rero ntabwo yigeze anyura hejuru y'isutiya cyangwa ngo abe yayitera umugeri, ahubwo yarayiberekeye arakomeza aririmba nkaho nta cyabaye. Rero abantu bari kwibaza ngo ubundi kuba umuntu yajugunyirwa isutiya ku rubyiniro, ese ni agasuzuguro, ese ni urukundo, ese wabwira iki ku mukobwa wahisemo gukora ibi ngibi? Uyu muhanzi rero ntabwo yigeze anyura isutiya nkuko nari mbivuze, ahubwo ibi ngibi ni ibintu abahanzi bakunze gukorerwa bitangaje bari ku rubyiniro. Muri 2022 umunyanigeria Ruga ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye
bitandukanye yatunguwe n'umufana nawe wamukuruye igitsina ari ku rubyiniro. Uyu muhanzi icyo gihe yagaragaje uburakari ariko nyuma akomeza kuririmba. Ese wo bivuga iki? Uvuga iki kuri aba bafana baba bameze batya? Uvuga iki ku bafana bakora ibi ngibi nyine nko gupfa yakuramo umwenda w'imbere akawujugunyira umuhanzi ku rubyiniro, kuba yakitwara mu buryo budasanzwe ku rubyiniro? Ubavuga iki? Ese koko ni ibintu byiza byakagoye kuba bikorwa? Ese koko nawe ushobora kuba wabikora mu gihe umuhanzi umwishimiye cyangwa mu gihe umuhanzi umukunda? Utubwire muri comment uko uri kubyumva. Hanyuma kandi n'ubundi nkivuga kuri ibi ngibi, hari indi nkumi nayo yishimiye Element Ere ariko ntabwo hari muri iki gitaramo, ni muri after party ndetse navuga nimba after party kubera ko nkuko nabivuze Element Ere yataramiye n'ubundi ari hamwe na The Ben. Nyuma rero yaje kujya no gutaramira ahandi n'ubundi ni muri sinzi imana nabyita night club ariko ni nka after party yagiye gukora nyine nyuma yuko avuye gukora ahanga kwa The Ben. We rero hari inkumi yaje yambaye mu buryo budasanzwe as you can see dressing imeze fresh cyane. Element rero yari yatumiye Kampala mu gitaramo cyagombaga kubera mu kabari kitwa Paradigm nkuko nabivuze, ariho yataramiye nyuma yo kwitabira igitaramo yakoranye na The Ben. Ubwo rero yari ari ku rubyiniro uyu nguyu Element Ere muri aka kabari yatunguwe n'inkumi yagiye ku rubyiniro yambaye ikanzu ngufi cyane ariko ifite igifurumba cy'amashiringi, yari ifite amafaranga menshi cyane y'amashiringi, rero imuhundagazaho ubundi barabyinana. N'uyu nguyu rero ni Element Ere. Ese inkumi uri kuyibona ute? Wavuga iki kuri uyu mukobwa wabyinishije Element Ere? Element Ere yagiye asebywa mu bihe bigiye bitandukanye avuga yuko yabatinya abakobwa. Ese koko niko nawe wabibonaga? Kuko nibyo koko, ariko Element Ere by the way ahangaha nyine ubona ko umufana aramukunda man, umufana aramukunda ku buryo ari undi muntu yanafata yafata action yatenda step bakaza kugira uko babiciringa muri nyuma yabo. Rero uyu muhanzi yaruka gushyira indirimbo hanze y'ise Tombe iri mu zakunzwe mu Rwanda. Rero mu gihe iyi nkumi yamwegeraga yarimo aririmba indirimbo yitwa Sikosa. Nkuko uri kugenda uyibona na amafoto nyine agaragaramo iyi nkumi yari yambaye mu buryo budasanzwe, agakanzu gasa nk'agapfutse inyuma ho gato ariko ku ruhande ntacyo nkuko urabibona nyine ni ibintu bidasanzwe by the way. Hanyuma nyivuga kuri izi nkuru n'ubundi z'urukundo zigiye zitandukanye, ariko mbere yuko nzigeraho kuri Frank Gashumba nawe mu bitabiriye kiriya gitaramo, reka mbanze ndebe kuri iyi nkuru nanone ivuga yuko The Ben yahuye n'abakomeye muri Uganda. Numugoroba rero The Ben yahuriyemo n'abakunzi be mu ijoro ryo kuwa 18-19 Gicurasi 2025 mu kabari kitwa Lazio Bar ndetse na restaurant. Nkuko nabivuze nyine bari kugenda bazenguruka mu nce zigiye zitandukanye zo muri Uganda. Muri umugoroba rero wo guhura n'abakunzi be, The Ben yatunguwe no kubona abahanzi barimo Chameleone, Weasel na Paraso nabo bari bitabiriye aho hantu. Uretse rero aba bahanzi undi wahagaragaye ni Zaire Cedric Kaguta murumuna wa Perezida Museveni. Ibiri birori rero byakurikiye igitaramo The Ben yakoreye muri Kampala Serena Hotel kwa 17 Gicurasi 2025 ahari hakubise huzuye abakunzi b'uyu muhanzi ufite umuziki ukundwa bikomeye muri Uganda cyane cyane n'ubundi n'inkumi. The Ben yahuye na Paraso nyuma yuko aba bombi bahanganiye ku munsi w'igitaramo. Icyakora buri wese akora icye kandi abiza kugenda neza. The Ben rero yakoreye i Kampala, ikingi cyagikore Kampala nyuma y'icyo akoreye i Kigali kwa mbere mu 2025 n'ibyo amaze iminsi akorera i Burayi mu kumenyekanisha album yise Plain Love. Nuko nguko rero bimeze. Aba basore bo bakomeje kugira ibihe byiza muri Uganda kandi bakomeje gushyira imyidagaduro hariya hejuru ku rundi rwego kabisa. Ku rundi ruhande uwo bita Frank Gashumba mwagiye mubona aya mafoto kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga kabisa. Mwagiye mubona uyu nguyu Frank Gashumba ni umugande nkuko nabivuze, akaba umunyapolitiki ndetse n'umushoramari ukomeye muri Uganda.
Frank Gashumba akaba afite imyaka 51 aherutse gukora ubukwe bwavugishije benshi ubwo yasabaga kana ku mukunzi we mushya Patient Mutoni Marayika. Ni ubukwe bwabaye mu ibanga rikomeye ariko bukaza gusakara binyuze ku mbuga nkoranyambaga aho byagaragaye uko bwabereye mu karere ka Sembambure mu ntara ya Central ariya ni muri Uganda n'ubundi. Ariko nagira ngo tuvuge kuri aba ngaba uko ari babiri, utubwire muri comment ibitekerezo byanyu ndi bubikenere. Ese nkuko nabibabajije kuba uyu mukobwa uramubona ni umwana muto kandi uyu mupapa nawe uyu mugabo uyu musore ni mukuru cyane, as you can see imyaka 51 kandi uyu mukobwa makuru ahari avuga yuko atarengeje imyaka 24. uze kutubwira se koko nibyo yuko umuntu yashakana n'umuntu abyaye ni byiza ntacyo bitwaye? Watubwire muri comment. Mu gushyigikira rero cyangwa se mu gushyingira uyu nguyu Marayika, umuryango w'uyu mukobwa wahawe inka 12 ndetse n'amafaranga miliyoni 6 z'amashiringi ya Uganda nk'ishimwe ryo kuba baramureze neza. Uyu muhango witabiriwe n'abantu bake b'inshuti ze za hafi barimo n'umukunzi n'umuhanzi w'umunyarwanda Masamba Intore ukunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya umuco cyangwa singiza umuco. Frank Gashumba rero yavuze ko mbere yo gufata icyemezo cyo kurushinga na Marayika yabanje kumugerageza mu gihe cy'amezi 8 anareba niba koko afite kwihangana n'urukundo rudakurikiye inyungu z'imibereho. Yavuze ko yamuretse akagenda kuri bodaboda n'amataxi kugira ngo amenye niba amukunda by'ukuri. Mu magambo yagize ati nahuye na Marayika nta modoka afite naramuretse atega bodaboda. Iby'ubukwe rero bwakurikiwe n'impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kubera itandukaniro ry'imyaka ari hagati y'aba bombi. Bamwe bagaragaza ko Gashumba arongoye umwana abyaye, gusa uyu mugabo yagaragaje ko ibyo abantu bavuga ntacyo bimubwiye. Icyamusundikiye kurushinga ari indangagaciro z'uyu mukobwa. Nanone yagize ati Marayika aratuje afite ubupfura azi kwihangana kandi yitangira urugo. Ibyo nibyo byansunitse si imyaka yansunitse. Abantu rero bashobora kuvuga ibyo bashaka ariko njye naramushatse kuko afite umutima ukomeye mu gihe turi mu isi igoye. Kugeza ubu Frank Gashumba yamaze kugaragaza yuko yahindutse kuko yigeze kumvikana mbere avuga ko adashishikajwe no gushaka umugore nka bamwe bo mu Rwanda nyine ba Papa Sava ba Philipira ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko nkuko yabyivugiye kuri ubu ngubu yabonye umugore w'inzozi ze kandi yiteguye kumwitaho no kumuhesha icyubahiro nk'umufasha we w'ibihe byose. Nyivuga kuri izi nkuru z'urukundo kandi uwo bita General Benda ndetse na Divine Uwa, murabizi abangaba bari mu rukundo mu minsi yashize rumeze fresh cyane. Bombi ni ababyinnyi ariko kuri ubu ngubu tayari break up yamaze kurangira nkuko mwigeze kubibona cyangwa se mwabonye ku mbuga nkoranyambaga. Ni amashusho ubwo hari ku isabukuru y'uyu nguyu Divine Uwa haje umutipe wo mu diaspora araza wateye nyine gapapa uyu nguyu General Benda akaba bari bishimanye cyane, akaba yamuhaye impano zigiye zitandukanye ndetse basomana ku rwego rudasanzwe. Bikaba rero byose bikonfaminga amakuru yuko yaba yatandukanye n'uyu nguyu General Benda. Ubyakiriye ute itandukana ry'aba bombi? Bari bakunzwe cyane ariko ubyakiriye ute? Ni couple yari imeze neza iberanye. Then iyi ni na nyuma yuko n'ubundi na mbona T Brown nabo ibyabo bisa nkaho byarangiye baratandukanye. Inkuru zo nyine ibyamamare bigenda bihura bigatandukana cyane cyane ababyinnyi. Sinzi ikibazo gihari. Ese wowe muri comment ubona ari iki kibazo cyaba gihari ku buryo ibi byamamare bigenda bitandukana kuri uru rwego? Nyine twa Frere ukore subscribe kugira ngo sacikwa umunsi ku munsi. Ejo ntucikwe ndababwira amakuru ya Showbiz News Rwanda.